wanyoherereje amaye nka data ndabona muri video unyoherereje harimo video urambwira iyo mperaho hari iyo mbonye ya mbere mbona Saba arimo gusohoka mu nzu ubwo kuri kamera oya ntago ariyo tugiye kuri kamera abantu barayibona Valence arimo arabereka hako yaciye ahantu habi wana inama wabivamo Sabe hano wahise umubwira uti mugi amaye nka data umugambi wanje wo kujya inama wow nukuvuga ngo iyi video nkuko murimo kuyibona Valence uyu ni Saba arimo asohoka hano mu nzu nkuko mubona iyo niyo myenda cyangwa ari yambaye nayo igaragara muri video ya mbere yashyizwe hanze uretse ko ari ibintu byabaye icyarimwe birimwe mu rupangu ibindi hanze yarwo nta ayayayaya hano yasimbutse yahisana inama wabivamo Sabe utinkugira inama wabivamo Sabe ndagira ngo mbere yuko wenda tugira izindi video tuvugaho kubera iki warunguye ngo nkugiriye inama wabivamo Sabe ushatse watuza ibyo wavugaga tubahaye ikaze kuri Leiva Havar official murakoze cyane God official nangira nk'abandi God official nyine nize nimanukiye nta kundi tugiye kureba se niki mu binyamakuru muri social media muri multimedia kabaye Kigali yarahiye umuriro uraka umuriro watsi zawutse zimeze nabi imamaho yaje mamaho menshi cyane nazanda kuvuna nazo ni ibintu ntabwo byoroshye muri Kigali ibi bintu turabihungira bino bintu uko byakajije ingamba ariko mbere ya byose mbere ko twinjira mu kiganiro wowe udukurikiranye reka nkubwire ngo gerageza byibuze ubanze ukande subscribe nicyo kintu cya mbere buriya utakande subscribe byose aba ari ubusa ntago wabibona byose ubundi ibintu binyura kuri channel naringize ngo ako kantu ngo hagane kuri Leiva Havar official kuri Leiva Havar official reka tumuhe umwanya ubundi like biba ari imbere cyane welcome Gango korero iminsi myinshi bana kabisa twaraburanye official twaraburanye kabisa ntago derukana ahubwo sinzi ahantu usigaye byagenze gute zigira ngo iyi mihanda ya Kigali wayigumamo n'umuriro ukwakamo ubundi twadukubitana gutyo n'icyo ari kubanza bikavamo nabaye mpunze nanjye nanjye nahungiye mu cyaro abandi bahungiye hanze shaka gusanga nawe wenda byaraje gucamo nyine ugahita ukuntu ubigena ukawuti impande kambenye bano basitari babatera n'intambwe bariya se sha nta bintu biba birenze nyine ubisaba gukora ugakora cyane nta kindi ni ugukora cyane kandi ugakora neza njye nawe nkwiye mwakanje karenge nanjye mpungira mu cyaro wallahi mujya abandi bari gufata za rutemikire bajya kwivuza hanze abandi bagahungira hanze niba ariho wabonye birimo birya se umuntu kwajyaho ziryanye ikibazo nuko naho bazampiga bakahansanga nyine nibasanga ifungo rijejeta bazagusanga nyine nawe bari kuryana nta fungo ngira ndiba none se bimeze gute umuntu mukire tuziranye ibyagendaga gute se uretse ko bantezaho gatoya nta mafaranga ndabona nanjye ndayashaka ariko ndamutse ndifite amafaranga ujya yemera ko yafite reka nkubwize ukuri umunsi nasimbutse igipangu nkacika akaguru nkagwa hasi uzamenye ko mfite ikofi urimo uravuga mujama se ubaye ntiwabonye ko Sabe byagenze se ntiwabibonye wowe kugeza aho umuntu yibagirwa ko hari uriya ni umurengo w'ifaranga hari porotaye hari aho guca ibyo tube turetse kubivugaho nyine ubundi mu by'ukuri nyine Leiva Havar turaho ni amahoro ntabwo twari duherukanye umuntu nyine aba arimo ashakisha ibiceri hirya hino nyine ukubita ngo imihanda nyine yazagusekera n'ibyo nyine umuntu aba ahiga no kuwugira nyine umuntu ashaka ubuzima nibwo buzima bw'isi nyine bisaba kwihiringa nyine ni haso z'iki gihe urabona biri kuvamo ariko urebye nyine umuntu se iyo ubonye nyine uriho ukabona haramutse ufite umuhumeka umwuka w'abazima burya Imana iba yaguteye iteka nyine ibintu biba bigenda nta kibazo twari tugukumbuye pe c'est vrai nimba hari umuntu twari dukumbuye ni Leiva Havar namwe mu mubwire nanjye nari mbakumbuye cyane siko gahunda zimeze se nayo mbakumbuye cyane ko ndumva hari hashize wenda nk'umwaka umwe se ubwo ngubwo wenda urengaho gakeya umwaka urarenga nagera kuri izi ariko ndabona umeze neza
bo turaho turashima Imana. nkurikije hambere tuganira uko byari bimeze ubu ngubu rwose urabona ko ihitama ryaraje. Urabona ko Imana igenda muri kureba mwebwe igenda ikora ibyayo nyine ibintu iteraho inyama. Uzasibe gusimbuka igipangu wapi birabyo Imana yanjye. Kwanze reka twinjire mu kiganiro. Biriya bintu bimeze gute? Wowe uri kubibona gute? Social media yacu mu Rwanda uko ihagaze ubu ngubu uri kuyibona gute? Ibintu bya social media ubona ko bo urebye muri make imbuga nkoranyambaga zirimo zirakora akazi kazo neza, ariko bitabujije ko hari abazikoresha nabi, ugasanga nyine bamwe barazikoresha nabi, basebanya, batukana, bagira nabi, abandi bakazikoresha neza. Yego, ariko urebye muri make uko imbuga nkoranyambaga zagakoze nyine zirimo zirakora neza cyane. Katuze no kuri Sikovi ho gatoya aragira ngo polisi ngo nimba ngo yahezehe mama, nimba ari ku muyumbo, nimba ku mugonero ngo yaheze ku mugonero, ngo noneho ngo menya yageze i Kigali ku kiganiro akoze ejo bundi ari kumwe na RIB, ngo uko biri kose ngo yageze i Kigali. Urishaka gusanga nyine akenshi haba harimo na bya bintu nyine abajeni b'iki gihe twita ngo ni agatwiko. Nabyo hari igihe bibitera nyine ugasanga hajemo utuntu nk'utwo, ariko nkeka ko nyine ni bwa buryo bwo gushaka nyine umufungo barimo bashaka nyine ibice. Ariko se amafaranga bashake no mu mafuti ibyo bintu bibaho? Hariho nyine abantu burya dukora bitandukanye. Hari igihe umuntu nyine ashobora gufata umwaka akavuga ati ubu na bwiza amafaranga ngomba kuyabona, ugasanga hajemo ibyo byo kubeshya tiriganya iki, ariko nkeka ko byibuze ko wakora kose ukoze neza n'ubundi Imana bigweramo umugisha n'amafaranga ukayabona. Yego, noneho nyemerera reka tuze twitsa agatebe ko mu rusyo n'ingasire twinjireyo neza. Reka duhere kwa Sabe ingingo ku yindi. Kwa Sabe Murungi Sabe biriya bintu ziriya video uko nayitegereje njye ubwanjye nabonye umuntu ari hasi, ariko barandika baravuga ngo yari yagiye ngo gusambana, ngo asimbuka ngo igipangu. Kuki batatugaragariza nyine asimbuka igipangu ngo agwe hasi? Urabivuga iki? Igipangu biba byarasimbutswe ngo amaguru agacika. Bo Sabe nkeka ko ni umuntu w'umugabo wubatse ufite urugo, ni umuntu w'umusitari twemera. Hari byinshi yadukoreye binatugirira akamaro, hari na byinshi nyine burya nkeka ko mbere ya byose ni umuntu nkatwe twese. Hari n'inkuru nagiye mbona ku bindi bitangazamakuru ku ma YouTube aca nagiye atandukanye ngo ni inshuro ngo nimba ngari ya kabiri ngo afashwe ngo ajya ngo kugira ngo ubu n'ubwa kabiri ngo agiye gusamba. Babyita gusesera nyine, ngo bagiye ngo gusesera koko nibyo biriya bintu Sabe asanzwe abikora. Mu by'ukuri ntago namushinza ngo ibi n'ibi ngo arabikora cyangwa arabikoze. Nkeka ko hari igihe n'abantu wenda ushobora gusanga babyuririraho wenda bitewe n'icyo kintu kiba cyarabaye, ugasanga buri wese agiye ashaka nyine, kabona igihe baba bashaka amaviyuzi gutyo, bakagenda buri wese akivuga mu buryo bwe n'undi mu buryo bwe, agira akantu yongeraho n'undi agira akantu yongeraho. Ariko mu by'ukuri iriya video nanjye narayibonye kandi nzi ko n'abantu benshi barayibonye. Nta muntu wigeze abona ko yari ari muri gahunda, yagiye muri izo gahunda n'iki. Hari niyo bashyizeho twagiye kubona tubona nyine ari aho hasi, tubona nyine ibintu byakomeye. Hari n'undi muntu wari uhari nyine bamubaza bati uyu ni umugabo, ati yego arabyemeza, kandi mu by'ukuri uriya ntabwo ari umudamu we turamuzi. N'uriya ngo niba ari ngwino n'iki, ziriya mpanga nazo turazizi, tuzi uburyo bakoramo. Ubwo urumva ni ibintu nyine biba bana yaje ibintu noneho nzabisobanura gute Abanyarwanda. Urangewe urebye ukuntu ibintu biba aho biba byaravuye kwa basa nk'inkuru za Yago, ukuntu zimaze iminsi zitrendinga muri iyi mihanda, ukarebeza ba Jihad, usanga nyine na social media cyangwa ni ibibazo. Ukomoje kuri Yago ikintu nyine, ukomoje kuri Yago yagaragira ati ngo ni the Ben ni the element ni mukiye bimeze gutya na gutya, arabivuga bamwe turi muntu ibyo byose ushaka gusanga afite ikibazo, wenda afite ikibazo, abandi bakaba bati ni umusazi. Ariko yaratatse abura umuntu umutabara, abura umutabara arabivuga, abura umuntu umurwanaho. Nyuma aravuga ati noneho muze murebe kari bukurikiraho n'iki. Nkeka ko buriya urebye kugeza ubwo afashe video y'umwana w'umuntu akayitereka hanze, yaba ari amavideo ya byagiye bitrendinga, yaba n'ibyo
nk'ibyo bya Sabe tubonye gutyo nkeka ko buriya ntago yagwegeza bigiramo uruhare cyane, ni ibintu nawe yagiye kubona akabona nyine bigenda biba gutyo. Ariko byagezeho nabyo birenga igipimo cy'urwego yakabivuzemo cyangwa se yakabitwayemo nyine kubera kwa kundi turi abantu nyine abantu baba bashakisha, iyo urebye usanga nyine byagezeho bimurenga, bimaze kumurenga. Kira nicyo bita umujinya w'umurandura nzuzi. Banagira umujinya ajya kuri social media, ibyo bintu arabivuga, abantu barabyumva, amwe bamwita umusazi, abandi bati bimeze gutya, abandi bati big energy stand up yoye iki. Ariko bonyeka ko kira ni ikintu waragira ati mbere yuko bino bintu biza nje nabanje kubitaka mbishyira hanze nimwanyumva, uri kubyumva? Ntacyo ntakoze, ntawe ntafashije, nkagira abantu banjye bakabatwara rwihishwa bakabancaho, ni ibintu byeze, bakabuza kuza gukora ibiganiro iwanjye, urakorana n'umuntu reka yagatake, natwe twese niko bimeze. Urabura murakorana n'umuntu undi agaca ku ruhande ngo fisho mwihorere ntimuzongere gukorana, ni ibintu byeze rwose bihari, sibyo? Ibyo ni ibintu byeze bihari kandi wongere ngo ariko ntabwo niyumvisha ko ariyo yakabaye intandaro kugira ngo biriya bihaguruke, ahubwo ni uko haba hari ibindi baba baramugiriye nabi badashaka gukemura. Ni ibibazo baba bafitanye hagati yabo bikabananira kubikemura, kwicara nk'abantu b'abagabo ngo bumvikane bavuga ati kino kintu reka tugishyire ku ruhande. Ariko akenshi biterwa nyine n'ayo mafaranga tuba tuvuga, bigaterwa n'ubuzima umuntu abamo bwa buri munsi n'iki. Ubwo nkeka ko wenda haba harajeho ikintu cyo kuvuga ngo uriya ni umwana twe turamurenze, bimeze gutya, bikagenda bikura n'ibindi bintu byinshi inyuma ugasahishemo n'ibindi bintu umuntu aba atazi. Ariko aka kantu kandi akurenze nako basigaye bazanamo niko kagiye kwica ibintu bya n'umwana uriya nta kintu twavugana nabyo. Nyine usanga sinzi na nabyita gusuzugura umuntu, ariko nkeka ko ubundi umuntu yakagombye kubaha uwo aruta n'umuruta n'abo bangana, akabaha kandi akabafata kimwe, kuko umuntu ni nkunde. Umuntu ni nkunde, twese tuba twaremwe mu ishusho y'Imana, tuba tuva amaraso kimwe, tubabara kimwe, tukishima kimwe. Nuko nyine biba byifashe. None ko bashiriye hanze ubwo rero biragenda gute? Ko bashiriye hanze nkeka ko buriya ntago ahanini ntago kira kibazo aricyo cyatumye wenda agenda. Ashobora no gusanga aba yagiye muri gahunda ze ariko agasiga dekara icyo kintu, ahubwo icyo twe twakarebye ni kimwe. Ibyo bintu niba bibaye ku muntu umwe bikamubaho agataka, kuko sinzi niba nigeze kubibona cyane ku mbuga nkoranyambaga nyine, hari ngo n'abandi bantu turetse wenda ibyo bindi Sabe baba bamuvugaho, yaguye yamuvuzeho n'abandi bavugaho gutyo, ibyo birarangira. Ariko urebye ibintu Sabe yamuvuzeho, hari n'abandi ngo yanze guha ama interview bitewe n'uruhu rwabo ukuntu bameze basa, ibintu byo kuvangura akoko byo ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo ibintu n'ibisenya u Rwanda nigeze kubibonaho, uvuga bati twebwe yanze kuduha interview kubera ko turi abantu abanaba none se we ko acitse amaguru akaba agiye kudusanga muri Nidoro biragenda bite? Nanjye nakabonye urumva ko kantu rero nakabonye rwose. Ubwo babare uwo nundi kongeraho nk'ibyo Ndimbati nawe yigeze kubikomoza, nabyo nigeze kubisoma ikinyuma. Numva avuga uburyo ki yamuhemukiye, yafungwa, Kagambane yamukoreye n'iki, nawe wenda wagenda ukabiraza byose biturutse kwande kwa Sabe. Byose ibyo ni ibintu Sabe nyine yakoraga, ukumva nkeka ko ntago umuntu umwe yaza ngo akuvuge ikintu kibi, undi ejo akuvuga ikindi, undi ejo akuvuga ikindi, ngo abantu barimo bashaka ngo views nyine n'amafaranga cyane. Noneho hajemo n'amarozi. Aya marozi yo turayahungira he? Ko bagiye kumarana bicana. Sabe yarozwe nande? Ninda muroze kujya kubita wunsutsu agasimbuka igipangu. Turabibara gute? Biriya bya Sabe na zirampanga ni ibintu nkeka ngene narabyumvishe bitaranaba mbereho gatoya. Numva ngo arakuntu ajya agenda n'iki ariko ntabwo nibyo nibyakwa kundi nyine abantu basebya abandi kwa. Ariko buriya nkeka ko buriya niba ibyo ngibyo yarabikoraga cyane ubwo buhemu wenda yaragendaga bukora, ko Sabe tumuzi ibintu byinshi byiza yakoreye. Iregare ntabwo nkuciye mu ijambo. Abaturarwanda b'iki gihugu, abanyarwanda bagigirira neza. N'umuntu twari tuziho ko atakora ibintu nk'ibi. Cyera niba bigaragaye buriya ni yakote nyine, umuntu burya afite kote ebyiri, uruhande rwiza n'uruhande rubi.
ikiza nuko byibuze nk'umuntu ngenda atekereza nk'umuntu wakagombye kugira ngo kote mbi ikuganze wakagombye iyo mbi kugerageza uburyo iminimiza igasa naho iba nke noneho kote nziza ikaba ari izamuka ibyo bikorwa byiza ukagira neza abantu ukabafasha ukagera aho bageza kugira ukandamiriza umuntu mupyinagaze ajye hasi ukamuzamura ukageraho umugeza naho wageze ntago warahigeze ku giti cyawe ariko twamaze kuvumbura twavumbuye ibanga bakoresha bajya mu bapfumu bajya mu bapfumu kugira ngo bagire aho bagirira neza nabo bakandamiza ibyo nyine ni ukubyumva gutya siko bimeze se babishyize hanze ntabwo mbizi usibye ko ibyo nta nabihamya ko ibyo bibaho n'ubundi babishyize hanze ariko bimeze ntibajya mu bapfumu abapfumu nyine bavuga ko iby'abapfumu biribwa n'abapfumu baze baduhonyore bagiye kuraguza ibyacu ngo babitware nyine bwo nkeka ko ntibaba banishoboye ntibaba biyizeye ntabwo mu mitima baba bizeye ngo ese amafaranga bagiye bashyira no mu bigo by'ishuri basi bagafasha n'izo mfubyi nazo zikabasha kubaho cyangwa nabo bakene batishoboye urajyana mu bapfumu kugira gute nkeka ko ese abo bantu bavuga ngo bajya mu bapfumu n'iki ibyo bintu babwirwa n'iki baba bahuriyeyo baba babibasangije mu makuru aho baba baganira n'iki byavuzwe na Yago ujye no kuri za nuze za ubwo uzashaka Yago nyine yagusobanura ko njye ibyapfumu ntago mbi byavuzwe na Yago ko bajya mu bapfumu kugira ngo babone uko ibintu byabo bigenda neza ibyo ntago nabimenye ngiye kubona uva ngo Murungi Sabe ngo ararwaye ngo yarembye ubwo se ninde wamuroze makuru nkeka ko we icyo bari kuvuga ni amarozi niyo tuvuge ko ari ninde wamuroze kandi ubwo se wagiye kumupfumaguriza se ubwo bamuroze gusimbuka igipangu ni icyo kibazo nanjye mfite batubwire bamuroze gusimbuka igipangu iriya video igaragaza aryamye hasi sibyo kandi hari portail hari iki kandi ni hafi y'igipangu ariko wagiye kwandika atahita avuga ngo yaravuye gufata wunsutu ngarasimbuka none se ntago yarazi porota ahantu iri kugenda agakingura agasohoka n'ikibazo ushobora usa nyine wenda nyir'urwayi yaje ntawamenya ushobora usa wenda porota yarifunze akaba ari umufungurira cyangwa hari abantu badashaka ko bamenya Sabe ni umusitari abantu bose baramuzi ariko se n'uburyo yari yambaye wabimenya ko nyine twabonye video si yari abamuganda ndakeka ngo naho bari bari amakuru nuko ngo na nyiraho nyine naho bari bateye na nyiraho ngo yari yagiye ngo nawe ku Gisenyi gusura famiye n'iki kandi no wavuga ngo n'umugabo we si we si ni wabo ngaho rero umva ni ibintu bya bintu birakaze ntago biba byoroshye nyine urumva ko imihanda irimo irahanda cyane noneho dukurikije iyi mihanda n'ibintu biri kuberamo biri kwangiza isura y'igihugu cyacu we niyihe nama uri butange dusa n'abagana ku musozi w'ikiganiro cyacu inama buriya umuntu yatanga nkanjye ku giti cyanjye ku apari yanjye numva ko inama ya mbere inzego zibishinzwe leta nidufashe bya showbiz rero ukuntu ibijyamo rero ukuntu yabishyira ku murongo ngo hari inkuru batagomba kwinjiramo ngo hari inzo bagomba kwinjiramo niba hajemo ibintu byo kuvuga ngo abantu ngo baricanye ngo nabatera umwaka icyo kibazo Scovia yarakibajije bemeze gutya abantu bakagenda bagasebezanyiza kuri izo mbuga nkoranyambaga bagatukana bakakoraho ibintu nk'ibyo nkeka ko byibuze leta yakagombye kugira uruhare ishyira muri bino bintu ikerwinjiramo ikagira amategeko ishyiraho ikabiha umurongo runaka ibyo bintu bikorerwaho ikindi cya kabiri buriya nkeka ko ririya nkasa nko kuri Sabe cyangwa n'abandi ririya ni isomo twakagombye kuboneraho umuntu nyine akabaho akabana n'abantu neza niba Imana igukubise iteka ikabutereka ngo kubita agashyi ibintu mbishyire ku karubanda bigaragare akaza akicara agasaba imbabazi abanyarwanda akavuga ati banyarwandakazi nabakora ibyo nabakoreye byiza birahari ibyo nabakoreye bibi abo nahemukiye n'iki mbasabye imbabazi agasaba imbabazi kavuga ati Imana ifite ukuntu yabigenje nyine yarantamaje gasaba imbabazi amara gusaba imbabazi agahinduka akagendera mu murongo muzima yego ikindi nuko nkatwe nyine namwe banyamakuru n'abandi bakoresha izo mbuga twakagombye kubana neza tugafashanya tukazamurana buri wese akaba ijisho rya mugenzi we tugasedana tukazamurana tukagira ahantu tugera
apana kubiramo amacakubiri ngo hari agakundi runaka hari akandi gakundi runaka ngo sinajya muri aka tukaba abanyarwanda nk'uko mukuru wacu nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ndabimushimira yatwigishije anatubwira ko turi abanyarwanda. Umunyarwanda rero numwe impande zose aho avukagera uri umunyarwanda. Twagombye gushyira hamwe rero nk'uko tugerageza kuzamura iki gihugu cyacu tugashyira tukagerageza no kugira aho tukigeza handi atari muri aya matiko n'izi nzangano tukagera aho tukigeza. Gaye ngoko rero umunyemere byibuze tuze nyine tugane ku musozo turi ku mwanzuro ku musozo w'ibiganiro twaturiho adusobanurira uko abyumva cyangwa se uko abibona nk'uko atubwiye n'uko umukuru w'igihugu wacu nawe abibona, ariko mu by'ukuri ntabwo imyitwarire iri hari myiza. Abantu nibahinduke, fate mugenzi wawe nk'undi mwiyumvemo. Abantu turi bamwe, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yego, ibintu byo kujya gusebanya by'amoko n'ibiki byose byo babyihorere. Ibintu byo kuza gutukana ku mbuga nkoranyambaga ntago ari ibintu byiza. Bira n'ibyo hahise byararangiye, sibyo? Byararangiye biri. Kuko bino ubwabyo ahantu heza cyane twagatembera wese agateza imbere mugenzi we tukazamana tukagira ahantu hagera tugera hejuru. Bino bintu abastari murimo murakora nzimba bwiza ukuri. Mubyumve neza. Muri kwangiza urubyiruko. Kubera yuko abana bato bari munsi yacu baza kuza kureba ngo abatubanjirije ba official bakoze gute, abo ba Debeni bakoze gute, abo bayago bakoze gute, abo basabe mwakoze gute, ugasanga hari ibintu wangije wowe ubwawe, hari isura mbi wagaragaje. Urimo wangiza societe, uri kwangiza societe nyarwanda, ukwangiza umuco nyarwanda, uri kwangiza umwana muto. Azakura gukurikiza kandi nta azabikurikiza kuko turi kwigisha urubanda rutoye ibintu turi gukora nibyo nabo bari kureba. Yego kabisa, nibyo bazakura barimo. Usanga ni ikibazo bari ikibazo ko bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo niba ngo uwibahetse niba babwiza umugongo sinzi niba uko babivuga nibyo. Umva niba ukora ibikorwa bibi umutoya ukuri inyuma arimo arakureberaho. Ngira ko twagombye gukora ibintu byiza noneho wa mwana agakurarira mu kintu cyiza, yego, nawe bikazamufasha kugira ikindi kintu cyiza ageraho n'abandi bari munsi akagera aho bageze. Reka tubasabe rero nibaze ku mbuga nkoranyambaga basabana imbabazi, amafuti bakoze asibangane, kuko gukora neza ugasoza nabi bya bindi byose wakoze abari imfabusa. Ntabwo waza kumbwira ngo usaje wanduranye, ntabwo waza kumbwira ngo sabe ngo yangiriye neza ngo ibiki n'ibiki kandi hari bibari kugaragaza byapfuye byataye umurongo. Ntabwo waza kumbwira ngo hari ibintu runaka ngo yakoze ngo like this gutya na gutya, ariko waranabitaka kuko ati ngenda naratatse mburu ntabara. Sibyo? Nk'umwana we uzarebera video akaba yamubaza ati papa hano byagenze gute, kutegereye abandi ngo muganire mugire gute. Bibari ikibazo, ni ikibazo gikomeye. Reka tubasabe bano bantu baze basabana imbabazi biyunge. Bakagombye kwiyunga kabisa, ibintu byongere bijye mu murongo, kuko ntabwo navuga ngo nibwo iterambere rya social media mu Rwanda ngo aribwo riri kwihuta riri gutera imbere. Hoya, ahubwo turi kuri senya. Ninde uzajya kutura turi gukora ibibi? Murimo mugenda muryangiza muri ni ukuryangiza. Reka two kuri senya ahubwo turyubaka. Sinkeka ko niba wubatse inzu ariko mu barisenya ntago ndimo genda kuryubaka. Ntago burya ari byiza kuba wagenda none mu gihe runaka ukongera ukayisenya ukayishyira hasi, ntago biba ari byo. Niba uyubatse ukayisakara, ejo ushyiraho irange, ejo ifunge, ejo ushyireho iki, uburyo nyine ikomera ikagenda ikabura. Barimo barakoresha imvugo ngo ni big energy, ariko umukuru wa big energy aravuga ati ngiye icyaba cyose ngenda cyemera, nimba ari imbabazi ibyo ndabyemera, ikosa ndaryemera, ntabihakana. Ariko abandi bakomeza kugenda bajomba utuntu ubona ko ntibashaka no kuza kugira ngo bagire uko babigenza. Si ikibazo buriya buri muntu nyine afite imitekerereze n'imyumvire ye, abiyumvishemo icyo gikorwa barabikoze kandi nawe nkeka ko yababariye, yaranabivuze ko yababariye. Ubwo abandi niba bategereje ko Imana izabatamaza kuriya ntawamenya, wenda buriya nabo bari mu nzira bazabikora. Nguko rero reka tugana ku musozo tubwira abakunzi bacu uti mukomeze nyine mudukurikirane mukande subscribe, tunabashimira tunabashishikariza ibyiza byose dukora kuri Leva Havar official. Nyabuneka turabinginze mukomeze mubane. Album bimeze gute sasa umuziki muri iyi minsi urukuduha urukuduha ati ikintu bita umuziki koko bimeze neza, ubona ko
ni ibintu tujya dushyiramo imbaraga nyine bikagenda nyine bisaba gukora cyane. Ubundi kuri konti yawe ubundi ni ibiki bibicaho abantu? Hari byinshi abantu batazi. Hari ibiganiro, hari imiziki yanjye nk'uko bisanzwe, hakaba n'ibindi bintu bishyashya ndimo mbategurira bigiye kujya binyuraho kandi biryoshye bimeze neza. Muri make nk'uko babivugaga, icyo mbakangura utarakoze subscribe agende ayikore, Rayva Vare Official. Ubundi hariho indirimbo nziza, amavideo n'amaudio, hariho album nziza nabahaye muri uyu mwaka imeze neza rwose. Nkeka ko nawe ubona ko irimo igenda izamuka. Ba Elementary bakoze akazi, bacuranze neza cyane. Urumva nshimira cyane na ba Chan Pro, ba Chan bayikozeho, nkashimira ba Santana. Ako umuntu bita Chan ubundi yazimiriye cyane bitebyaye cyane watanze agatego kandi cyane harimo ari n'abahiga ubuzima gute, ariko araho araho nta kibazo nafite. Nkashimira ba X nabo baramfashije cyane, nkashimira ba Yusi, umuntu bita Honore Yusi, nkekumozi ndamuzi kabisa. Abantu bamfashije bose muri icyo gikorwa cya album ndabashimiye cyane. Ubwo ibindi bakomeje kugenda bamfasha babimfashamo. Hari amavideo ndimo ntegura agiye gusohoka ejo bundi. Rovent ndumva cyakoze video nziza. Yitwa gute niba atari ibanga? Tubwira amazina. Bazayibona cyangwa wakoze ubundi subscribe ntago ijya bibaza iyo ikojejeho. Ngize amatsiko. Hari amavideo ntabwo wadupfunduriraho byose. Mu minsi iri imbere barabona ibintu byiza cyane. Nimba tutakugoye akapera se buriya ntacyo umuntu yabaho gatoya gusa. Okay, let's go. Kuburya waje ndi prayer, body yawe is on fire. Burya wankomye trura ndakwama, dore indege narakatiye zari zinsajije. Bebiga warahagobotse, wow, ukaraga umubyimba ngatwarwa kabisa. Nako ngako gake ubundi urangomye kwe kuri chano bahita babibose atukaraga umubyimba ngatwarwa, iri rya Element izari gorora neza. Gaga rero avuga ati nuko nyine gahunda zimeze mu gihe gito ndaza kuba amfite album imeze neza cyane kandi itwika ku itariki 20 nimba ntibeshye z'uku kwezi za kuno kwezi video iraba yagezeho. Ubwo inkunga yanyu irategereje, turayikeneye kandi dukorera abanyarwanda nyine, natwe mutwereka urukundo ubundi ibintu byiza bibagereho. Soza nshimira cyane wowe God Official. Ubona ko birimo neza nawe bimwe biragenda bigenda neza cyane. Ubwo nanjye niteye akara nako ndagacyuye ndumva haranugiye. Wakoze cyane kudutumira mu kiganiro cyawe. Yego. Ubwo bundi abakunzi ba God Official, ba Rayva Vare, bakunze umuziki nyarwanda, abanyarwanda bose badukurikira, ndabashimiye cyane kandi mukomerezaho kandi twizeye ko muzatugeza kuri byinshi, kimwe nuko natwe tutazabatenguha, tuzabakorera ibintu byinshi kandi byiza. Murakoze cyane. Murakoze, Imana ikomeze ibagirire neza. Bye bye.